ababyeyi banjye ntabwo tubana ababyeyi tu yego ababyeyi banjye bafite nyine puresha mu mutwe ntabwo puresha mu mutwe ntabwo nyine babana mu rugo bigeze babana nyine Yego. bintu nyine abasore nyine bihaye yego bakuru b'ifi nyine yego barangiza bakigenda ati mama wanjye nyine afitwe na leta njyewe mbana nyine na famiye runaka Yego. kuko nabaye ku mufande yego umufande nawe yambereye nk'umubyeyi ntabwo nyine yigeze ambera nyine nk'umuntu wo hanze yego yamfasha akajya angira inama akambwira ati uzirinde kwiba yego uzirinde nyine ibintu byatuma ufatana na leta yego kugira ngo rero ngende nawe maze kwigira nyine umuntu wa cyane akazi ntagakora uko bikwiye Yego. nkabacika bava mu rugo bagiye ku kazi ntabwo tugenda nanjye nkahita ngenda kandi ndi bujye kuzana umwana yego iyo nyokobuje yabuze icyo kurya aba ari fa utarahisha ni na kintu cya mbere yego kuko nabibonye cyatuma wirukana kudatekera ku gihe yego hari igihe baguha isaha ntarengwa cyangwa se ugateka nabi yego ibyo nabyo bituma ugenda yego cyangwa se ubundi ugafura nabi abakurikiye ni Kasi TV show aho muri hose ndabasuje amahoro y'Imana akoze kubana namwe abari mu Rwanda abari muri Afurika no ku mugabane w'Uburaya muri Amerika no muri Canada dukurikiye mu rurimi rw'ikinyarwanda turabasuje uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa watangiye utibwira njyewe nitwa Hakuzimana Pascal nkaba ndi mperereye mu karere ka Kamonyi yego Pascal umeze neza ariko cyane ubuzima bumeze gute se ubuzima ni fresh ko mbona wikoka inzu umeze neza ubuse ni cyane ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ubu noneho twageze igihe cy'izuba sama yageze izuba rimeze nabi akavumbi ni kose none se ahantu mutuye hari urubyiruko rwinshi cyangwa ni wowe gusa nkuye nawe uri kwigendera tu bafite nyine abantu nyine urubyiruko ruhari ariko hari abasore nyine ubona bakeya yego ubona bapfa ubusa nyine bari gupfa ubusa none se Pascal wabashije kwiga se njyewe nagarukiye mu mwaka gatandatu segonderi cyangwa pirimeri yego aha ngusatse niho uvuka se cyangwa waje gushaka ubuzima naje gushaka ubuzima yego mu rugo ntihagana heza mu rugo ni ku Kamonyi yego mu karere mu murenge wa Karama yego umudugudu wa Nyamirembe aho ni hehe uvuye kuva hano ujye byagufata igihe kingana gute kuva aha ngaha ngiye kwiyongera Nyamirembe byansaba nk'inote y'igihumbi ntabwo ari kure cyane yego ufite ababyeyi bombi se ababyeyi banjye ntabwo tubana ababyeyi tu yego ababyeyi banjye bafite nyine puresha mu mutwe ntabwo puresha mu mutwe ntabwo nyine babana baratandukanye ubana nande nyine uretse tuvuge wenda bafite barabanaga urumva baza gutandukana ibyo ni ibintu bisanzwe none wowe ubana nande nyine usigaranye nande aho mu rugo ntabwo mu rugo bigeze babana nyine ibintu nyine abasore nyine bihaye yego bakuru b'ifi nyine yego barangiza bakigenda yego ariko ubana na mama we arahari ariko ati mama wanjye nyine afitwe na leta njyewe mbana nyine na famiye runaka kuko naza nyine nawe ukambwira ati bite bimeze gute ndashaka ko twibanira gutyo ubuzima bumeze nabi bamfasha yego nuko njyewe mbayeho aho ngaho rero nabashije kubabera umwana mwiza ubu umwana mu rugo umwana mu rugo ndiga ngera mu wa gatandatu nyine gukomeza ndabyanga kuki wabyanze gukomeza amashuri kandi gukomeza amashuri ari byo byiza nari mfite amashagaga y'amafaranga warayabonye se amafaranga ntabwo ajya aboneka none se kumbwiye ngo umubyeyi afitwe na leta mama yakoze iki mama wanjye nyine afite ibibazo mu mutwe nyine ntabwo ari muzima
yararwaye yarwaye ariko uri mukuru nawe oya nari ndi mutoya cyane nyine byatangiye kera byatangiye kera nk'imyaka 7 nibwo yatangiye kurwara nawe ubu ari hagana hehe ari ngiyo nyine ujya ubasha se kugerayo tumureba ntabwo uherukaye hajya uherukayo ukajya kureba mama se ko waragafashe mu mujyi abantu bo mu mujyi ndabona muri mu bipangu gusa abantu bo mu mujyi muba mwaragafashe ni gake gake ntabwo ari cyane nyine wagafata ariko nyine uba wifuza gutera indi ntambwe kujya ahandi nyine agaforoma ubuzima yego none se papa we yaba ahereye hewe wenda niba ujya wumva amakuru ye basi amakuru yiwe nyine yaheruka mu murenge wa Rutobwe Muhanga muri Muhanga Rutobwe ni muri Muhanga niho aherereye ariko ajya agerageza se kukuvugisha nawe nyine yanteye umugongo nyine uramuzi se basi ndamuzi yarashatse se basi undi mugore kugira ngo umenye afite undi mugore n'abana 3 yego 2 b'abakobwa n'umwe w'umuhungu yego urumva rero urumva ubwo nyine wahise uhitamo kuza kwishakira ubuzima ishuri urarikatira none se ko wambwiye kuba ahantu hatandukanye kugira ngo abantu bakurera urumva none ubwo kuki utakomeza amashuri nimba ufite uburyo bwo kwiga yewe nyine ibyo ngibyo ko ijwi ritari gusohoka ntabwo wariye kurya ntari ni ryo jwi ryawe iryo ngiryo ntabwo rirenga yego nari kubera ko wari ufite uburyo wenda bwo kwiga nimba waragiye amahirwe cyangwa wari ufite yo kwiga mu mashuri abanza ayisumbuye umuntu ukurihira kwiga niyo nshaka nayo gukomeza nyine barabinkoteraga ariko nyine mbabera ikirombo ndabananira wumvise ushaka amafaranga cyane nageze no mu wa 5 nyine wa 6 bashaka kunanira yego wiga niki cyakunanira ku buryo uvuga ati ishuri njye kurireka njye nta kintu cyananiraga nta mafaranga numvaga ntadafite kandi n'ubu sindayabona ndacyayashaka none se urumva waje kuyashaka uva mu ishuri urumva none ko ufite imyaka ingahe ubundi ubu ngubu mpagaze ku myaka 20 urumva 20 uba umaze kwigira njye kuvuga ngo wasubira mu ishuri nibuka ko iyi myaka 20 cyetse ugiye kwiga nk'imyuga ujye uyitekerezaho yose imyuga se yego itandukanye yego ntabwo nyine ubwo imyuga nshaka kuri iki gihe ntabwo njyana mu nkadashaka ngo nyikwigire yego none se ko numva wowe ibintu byose uri kubikatira utabishaka urashaka iki se njyewe icyo nshaka ubu ntabwo ndakigeraho ariko ndumva nzakigeraho byakunze uwo ku cyifuzo cyawe wumva wifuza iki ndumva nyine nshaka kwiga amategeko y'umuhanda yego ndimo nanasoma hose ko utari kundeba ufite amasoni se tuganire undeba none se ako kari gaciyemwo sibyo nk'urubyiruko dushaka tuganire nko ku rubyiruko rw'iyi minsi urabona ko urubyiruko rwinshi hano hanze hari urubyiruko rwinshi koko rutiga bagiye gushakisha amafaranga ubona se ari iki gihe kitera cyane urubyiruko ko abana bakiri batoya benshi usanga barataye amashuri bakajya gushakisha amafaranga ubona biterwa n'iki gushaka amafaranga nyine nk'ubu ngubu ntabwo umwana ubasha kwiga ni wa wundi nyine ugera iwabo bakamutera igitsure agakosa nyine bakamukurikirana yego nk'ubu umwana nyine ugera mu gasozi akonona yego iwabo bajya kwiyama aho yononye nyine bakajya kwiyama iwabo yego iwabo nyine ukabona nta kintu yakoze umwana ahita ahinduka ikikira umwana iyo avuye mu rugo ntabwo asubirayo sibyo iyo avuye mu rugo ntabwo asubirayo rero nyine icyo gihe aba yabaye inzererezi agashaka nyine udufaranga yatubura akiba bakamufata nyine bakamujyana i Madrid wowe se ku myaka yawe bigeze kugufungaho ntabwo mbishaka iyo uganiye n'urubyiruko urugenzi rwawe ureba hano hanze ubona ari iki kibatera nyine wenda bo ku giti cyabo uretse kuba bahura abo washije kuganira nabo shaka bisa reka nkubwire ngubu ntabwo
nyine wa mwana wirirwa mu gasozi naganira nawe. Yego wowe wibereye mu rugo. Mba nibereye mu rugo nabona nyine umusore wundi nyine runaka uri mu cyiciro cyanjye hejuru gato niyo yaba nduta. Yego cyane nuko nyine anyungura ibitekerezo. Yego hanyuma nyine tukavuga ibyunguka. Yego rwose kera ukiga mu myigire yawe n'iki wakoze cyangwa kibabaje cyangwa ikintu wakoze ku ishuri ukiga ku ntebe y'ishuri wumva ko ubyeyi umwana wawe utamwifuriza gukora icyo kintu? Nangije umutungo w'ikigo. Gute? nyine urabona niganaga n'abasore banduta cyane. Yego batari mu rwego rwanjye. Yego rero icyo gihe najyanye umupira ku ishuri. Yego tumena ibirahure bibiri. urumva wageraga urugomo? iyo ntabaga ndi mu bandi ubwo nanjye nahitaga nyine njye nkora icyo bari gukora nabo. Yego sinibuka yuko ibyo bari gukora ari amakosa nanjye nshaka kubigendera. nicyo wifuza ko umwana wawe nawe oya ntabwo nabimwifuriza rwose. Yego cyabwa umarine bwo ku muhanda umwana agatukana numva ukamureka ntabwo. Yego nanjye nabimukundira. ubu ngubu nanjye mbana n'abantu batandukanye. Yego njyewe rero kumbwira ngo imico nyine y'abantu bose hafi ya bose bamwe na bamwe ngenda nyine ntora imico yabo. ntabwo ari kimwe nko kugomeka iyo ngiyo. Yego kuba wava mu rugo ukaba wageze hano ngusanze mu kazi ukora ka buri munsi ese ni iki byakunguye bitandukanye na cya gihe ukiri mu rugo? byanyunguye byinshi. byanyunguye nyine gucunga agafaranga. Yego nkabasha kwiyambika. ubundi buri kimwe cyose nkakimenyera nyine nkamenya ngo ibimbayeho nyine ngomba kubyimenyera. nabwo nyine mfite inshuti nabibwira nayibwira. ku myaka 20 se ufite hari umukunzi ugira? ntayo mfite nyine ubu ngubu numva ko afatika tu. uwo ufite se ameze gute? ayo mfite se baba banjabuka. bakujabuka gute se? banjabuka nyine mu buhe buryo? ntabwo nyine bamwe tuba tuziranye ni bya bindi nyine duhurira kuri noze ku ma Facebook kuri WhatsApp. hari umuntu weze gukundana nawe utarabona wajya guhura nawe bitewe n'uko wamubonaga wenda kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook ugasanga birahabanye ku buryo uhita umukatira? nahise mukatira. Gute? byeze kugenda gute? watubwiye nyine ukuntu byakubayeho. ako kantu nyine mukambayo nari ndi nyine muri zino karitsiye. Yego nyine hari ikiganiro njye ngirana nyine n'abasitari bamwe na bamwe bo mu nce zitandukanye. Yego nkoramo nyine umukobwa ndamutereta pe. turakundana twicamo nk'amezi 4. Yego none haza muri zino nce nyine za Ruyenzi. bamwe tuse basi gahora ati yego nta kibazo. naragiye nsanga uko nyine namutekerezaga ntabwo ariko namusanze. ntabwo. ni iki cyagutunguye? ni amafoto yagutunguye ku buryo kundi hari umuntu ubona ifoto ukabona ni mwiza cyane birakabije wahura nawe ugasanga biranyuranyije? ni iki cyakubaye ku buryo wavuga ati wapi ntibyavamo? nasanze nyine nasanze ari mubi. bitandukanye n'ukuntu wamubona ku mbuga. wabwira iki se abantu bahura n'abantu ku mbuga nkoranyambaga nyine bakahakundanira bataziranye? biriya bintu ntabwo ari sawa. ikintu cya mbere ni ukugira umukobwa uzi nyine yakwishimira akakwishimira yakwanga nyine ukareka guhatiriza. sibyo? umukobwa mukundanye muziranye ntabwo ari nk'umwe nyine muhora ku matelefone cyangwa se ubundi akenshi nyine abasore bavuga ati umukobwa ufite akajwi keza. Yego
ntabwo aba ari mwiza noneho ngaho undi ufite ijwi rikanganye ngo ufite ijwi rijyana ngo ntiyaba ari sawa. Noneho nyine nanjye rero umukobwa numva mvugana nawe nkumva ntabwo ijwi numva nshaka ntabwo twavugana. None se wowe ibyo bakubwiye ko abantu baba bafite ijwi ryiza urumva ko aba ari nta kigenda, wakozeho ubushakashatsi usanga nibyo cyangwa nibyo abantu baba bavuga gusa? Ibyo bintu ntabwo nari nabikoraho nyine, ariko nanjye nyine mba mbona wagira ngo ni nkabyo, kubera ko yuko umukobwa ukuntu yavugaga nyine nawe arabyumva. Yavugaga nk'iki? Nk'abamarayika? Nk'umumarayika nyine. Uje kumubona uratungurwa? Natunguwe cyane. Yego. Ko numva bitoroshye, ariko none se nkawe ku myaka ufite 20 urifuza niki, wifuza ko wageraho mbere nyuma y'imyaka nk'umwe cyangwa 2 iri imbere? Mu myaka wenda 2 iri imbere, sibyo? Ndifuza wenda kuba mfite wenda nka perimi yanjye, ntabwo nabura akazi. Iyo niyo suka numva nshaka gukozaho intoki. Iyo suka nyifite ntabwo nabura umurima nyihingishirizamo, yantunga ku buryo ngize n'umuryango nyine yambeshaho, ikatubeshaho nyine. None se uzayikura mu buhe buryo? Ahantu uri ukorera amafaranga cyangwa ni nk'umuryango urimo? Ahantu ndi nkakorera amafaranga. Yego. Nkakora amafaranga. Ayo mafaranga baguhemba nkangahe twumve ko azaguhesha iyo perimi? Amafaranga nyine arimo umushahara w'ibihumbi 10. Yego. 20,000. 20,000 urumva azakugezaho iyo perimi. Provisoire uzi gusoma no kwandika? Ariko nyine neza ntabwo. Okay, ariko urumva indimi zindi ntabwo ziza kuzi gusoma no kwandika. Nandi kukubwira ku bintu by'indimi. Indimi uzi Ikinyarwanda, nicyo cyonyine wabashije kuba waramenye mu ishuri? Yego. Umuntu nyine ujya umenya ururimi ku buryo nyine amedita byose. Yego. Ariko n'icyongereza nyine mba ndagerageza. Uragerageza? Hari icyongereza nyine ngeraho nkagisoma, ntumva nyine icyo kivuze. Ariko nyine ntabwo igitabo cyose nagisoma nyine ntabwo mba mbyumva. Yego. Ku buzima bwa buri munsi abantu bagenda bacamwo, abantu bagenda bahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Ku myaka ya 20 ni ikihe gihe wagezemwo urumva wumva wanze ubuzima, cyangwa ni ikihe gihe wagezemwo wumva ukunze ubuzima, cyane wumva nyine niki cyagushimishije cyane, niki cyakubabaje mu buzima kugeza aha ku myaka ufite 20? Ibintu byose ntabwo njya ndemereza ubwonko. Niba umuntu numva ashaka kumbangamira, njye ntabwo nkunda ibintu nyine numva biri kunsindagira mu bwonko cyangwa se biri kumatiza. Mba numva nshaka ubuzima bworoshye, ntabwo ibintu nyine bikarishye cyane, ntabwo mba numva nabiteramo n'intambwe. Nyine bya bintu bishobora gutuma uzubara mu mutwe, kubera yuko nyine ibyo bintu impamvu mbyanga ni uko ntabwo njyewe naturutse mu buzima bukarishye. Naryamaga nyine ahantu nyine nkifatira ingange. Ubwo rero ubu aho ngeze aha ngaha ibyo ngibyo nabiteye inyuma, ntabwo mba nshaka nyine yuko byatuma bigaruka. Uduciye muri makeya mu mikurire yawe, wakuze ute kugeza kuri iyi myaka mu ncamakeya? Kuvuga ngo navutse mu bana bangahe, cyangwa niba navutse njyenyine ugakura kugeza aya magingo aya, ntacyo watubwira mu ncamakeya? Navukanye na mukuru wanjye tudahuje data. Mukuru wanjye ni umugabo, afite umugore n'abana 2. Afite abana 2 b'umugore umwe n'undi mwana wo hanze. Yego. Ubwo rero abo bose nabo ntabanzi. Mukuru wanjye durukana kera. Uretse kubyumva?
usibye kubyumva gusa nyine umuryango yakuyemo umugore ndawuzi uwo muryango. Amakuru nyine arangeraho bavuga ko nyine afite abana mukuru wanjye nawe nyine atunzwe n'igitiyo nyine ni umuntu ushobora kubona icyo kurya gikuye nyine mu nkoza mu gupakira biriya bimodoka nyine biba biraho. Yego. Wowe mu mikurire yawe nyine kugera ugeze hano wakuze gute ubuzima nyine ko uvuze ngo waciye mu buzima bukarishye ni gute nyine wabiduciyemo mu ncamakeya? Njyewe nyine uko nyine uko nakuze nararaga nyine ahantu mu gasozi, noneho ngeraho nyine abantu bantoragura nk'aba bantoraguye nabo ndabananira ndabacika sibyo. Noneho papa agera nyine igihe cyo kuza kuntwara turagenda tubaho bita ku Mugina muri Muhanga. Ndahazi. turananiranwa noneho ndongera ndakata ndagaruka muri Kamonyi. Yego. Nose aho niki cyatumye uko wararaho muri rigore ukagutoragura? Abo bantu bagutoraguye kuki wabananiye nyine ku buryo wahise uvuga ati reka ntigendere? Bari bagufashe nabi? Nyine ni twa dukosa tw'abana ukosa warangiza ugahita uvuga ati baranyica, ukumva inkoni bari bugukubita nyine wazibara ntabwo uri bubeho. Rero se baragukubitaga? Ni ukubyishyiramo gusa? Ni ukubyishyiramo. Ubwo se ugiye kugenda waba bacitse gute? Nta myenda wari ufite ngo ku buryo uza kwifata ukagenda bakureba? Njyewe umwenda nabaga nambaye niho nagendaga nambaye. None se nta myenda bari baragushakiye? Wayisigagayo? Narayisigaga nkigendera kugira nyine bataza guhita banyingirana. Ubwo warahavuye gutyo uhita ujya Sasa? Ubwo ibyo nabikoraga ndi mu myaka 10 kumanuka. Ubwo noneho njyewe nagiye kwiga bwa mbere mu wa mbere. Ntabwo nigeze niga nyine cya kiburamwaka. Njyewe nagiye kwiga mfite imyaka 11. Ndiga ndakomeza ngera mu 6. Nageze mu 5 nyine aho narindi nyine naho ndabacika njya gushaka amafaranga bahita bangarura ntataragafata. Ndongera nyine ndakomeza gutyo none ahita nsubira mu 6 ndiga ndawurangiza. Noneho turumvikana nyine nari maze kugera mu myaka 16. Ndangije ndabibutse rero ntabwo kwiga nyikesha. Nshaka kujya gushaka amafaranga ninyabona nzagaruka cyangwa se nyine nzajya ngenda nyashake ngaruke mbasore nongere nisubireho ngaruke mbasore nongere ngende. Ariko ibyo kuvuga ngo murankoresha akareka ntabwo mbona nunguka. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro twari tugiranye. N'iki wumva inama waha urubyiruko bagenzi bawe n'ubuzima ubona bwa buri munsi ukuntu bugenda nihe nama bagira kugira ngo bitware neza? Hari abasore njya mbona urumva aho kujya gukora akazi, hari akazi buriya bajya bakunda akazi ko mu rugo n'ubwo ari akazi ko mu rugo gafite amafaranga sibyo 15 yabakubeshaho ukarya ukambara ukisiga ndetse ugatera n'imbere. Ibyo ako kazi rero ko kugatinda sibyo ntabwo ari ingenzi. Icyiza ni uko wagenda ukagakora ahuja wawe mukagigira nyine ugasiba kumweba sibyo. Iyo utamwibye ubaho neza. 15 yawe ukayabona ukayagura urukweto andi ukayabona ukayagura ipantaro ukabaho nyine muri ubwo buzima. Bakagusuzugura nyine ngo ukora akazi ko mu rugo uri umuyaya nyine twa tuzina two mu rugo bajya babita wowe ukatwiyibagiza. Ariko akazi ko mu rugo uvuga ko abasore benshi bagasuzugura? Abasore benshi bagasuzugura nyine aho kugira ngo ukore nagenda nkakora ikiyede. Icyo kiyede nacyo nyine ntabwo buri munsi ukibona. Tuvuge wowe ubwa mbere uza hano Musanze niko kazi ka mbere wabanjije gukora cyangwa hari n'ibindi wagerageje? Gusa nyine intego mfite niyo uyu mwaka
bibaye byiza nyine yuko ahangaha gikoze nyamba mbona turimo turagenda dufata indi ntera ku buryo bibaye na ngombwa hatahava. Yego. Kuko nyine uko mbibona ntabwo mbona bamfata nk'umwana mu rugo, ntabwo kandi nanjye nzabakenera. Yego. None se aka kazi ko mu rugo ukora ka buri munsi waje uzi guteka cyangwa byigiye hano hageze? urumva nyine kubana n'abantu batandukanye nari mbizi. Yego. icyo ntari nzi ni ugukora. Yego. nyine nakoraga nyine ariko ntabwo nyine nari mfite uburambe. Erega nta n'umuntu ugira uburambe mu kazi. Biragoye. Bigoye. Ntabwo nyine nuko guteka hari igihe ubiteka nabi, hari igihe ubiteka neza, nyine wowe ukumva ko wakoze apana kuvuga ngo ntakoze. Yego. icyo wakora cyose cya mbere ni uko nyine iyo ugize amahirwe ugakora ahantu bakumva bakubaha, nawe nyine ukabagirira icyizere. ubu nawe tuvuge wenda ko uri kuhakora muri iyi minsi, nubabwiye ko ugiye gushaka permise wumva babigushyigikiye cyangwa wumva ko? Baranshyigikiye. Yego. baranshyigikiye baba nyine bambwira ati yashaka amafaranga wowe uzayajyemo, ibyo ushaka kujyamo uzabijyemo nyine ufite agafaranga. Yego. Hano bya bindi byo kujyamo ukavuga ngo urahiye ngo uragaruka. Yego. Shaka amafaranga utishakishije, icyo umuntu ashaka agishyizeho umutima kirakunda. None se ubu iminsi uhamaze amafaranga urayakora usevinga cyangwa uyafata ukayagura? Abahungu bakunda kwiyatsa bagahora basa neza. Ntabwo nkika tumba ndaho nyine umwenda wanjye iyo nkukoramo nkawukora nkambara undi. Ntabwo ibintu nyine byo kwifunga bikwasi ntabwo narashaka, kuko icyo nshaka ntabwo nakibona. ku buryo njya mu bintu byo kwipamba cyane. nimba ufite udupira tubiri, ipantaro ebyiri, kaba kabaye. ese aho ngaho uba ukeneye kugera nawe? ikintu nanone akazi k'umugore kandi yego ngo ntibagenda gutembera. Yego. biterwa n'ahantu. maze gukora mu ntuza mu ngo 3. Yego. umwaka urabura amezi 3 kugira ngo wuzuze umwaka. ariko muri aho ngaho nyine si ahantu nabakoze bwa mbere, nahakoze ukwezi bita nigendera. Kwera iki? hari hameze nabi ko niki cyatumye uhava nyine aho hantu? nabonaga n'umukecuru ujya mu mahanga tukana byabo biteye nyine agahinda. aha kabiri nabaye ku mafande. Yego. amafande nawe yambereye nk'umubyeyi, ntabwo nyine yigeze ambera nyine nk'umuntu wo hanze. Yego. yaramfasha akajya angira inama akambwira ati uzirinde kwiba. Yego. uzirinde nyine ibintu byatuma ufatana na leta. Yego. kugira ngo rero ngende nawe maze kwigira nyine umuntu wa cyane, akazi ntagakora uko bikwiye. nkabacika bava mu rugo bagiye ku kazi, ntabwo tugenda nanjye nkahita ngenda. kandi ndi bujye kuzana umwana, ndi bumutekere. none nibo bakurukanye cyangwa nibo wirukanye? nibo banyirukanye. babonye ko utangiye kunanirana. ntangiye kuzana ibintu nyine by'intuza byo mu mutwe ufunze. Yego. ariko hano kuva wahageraho nta. Yego. ni izihe mbogamizi cyane mu umuntu ukora akazi ko mu rugo ahura nazo? imbogamizi. Yego. imbogamizi iyo nyokobuja yabuze icyo kurya aba ari fa utarahisha. ni na kintu cya mbere. Yego. kuko nabibonye cyatuma wirukana. kudatekera ku gihe. Yego. hari igihe baguha isaha ntarengwa. cyangwa se ugateka nabi. Yego. ibyo nabyo bituma ugenda. Yego. cyangwa se ubundi ugafura nabi. ukayipfubya. ubundi nka buriya njyewe mu rugo urebye nyine akenshi nkunda kumesa amapantaro yabo gusa. Yego. rero mu mifuka hariya nyine muri ya mifuka bakunda gukora icyunzwe. icyo kikuta amazi. cyanzwe rwose cyo bibana ku myenda. Yego. no mu kwaha. Yego.
ugomba kuhakontorora nimba hari ikintu kitava mu myenda kuko ntabwo ari wowe waragishyize, yego ugomba nyine ukahubita ku buryo watakwihumurizaho ngo byumve. Iyindi mbogamizi yindi uretse ibyo byo kuba amabujaje ibiryo ntibijyahiriye ku gihe, amasahani babagaburiye ku gihe, ikihe kindi ubona mu kazi ko mu rugo bisaba kwihangana kugakora? Kwihangana nta bindi uko mbibona, nta nari nakora ahantu harenze to. Yego mwene akazi kanjye nkabona nyine nkabona mu bantu batari hejuru cyane. Yego ntabwo bajya, nta mbogamizi nari nahora nazo usibye nigize ikirara nyine nkabona bakabona ndananiranye. Yego nyine ariko iyo nyakubahwa avuze nawe ukavuga ntabwo birari isaha uhita ucaho atagucisha isheni kabisa rwose. hari umuntu ukorera akumva nyine yuko yavuga wenyine wowe ugaceceka, yego akakubaza kandi ukamusubiza, kandi ibyo bintu njye ntabwo twakora. Yego ubwo nimba numva ushaka kunzanaho byinshi cyane ndakwiyobora, ahubwo mbe nanigendeye. Yego ngaru ibyo narindi gukora mbicike, ubwo ningaruka ukambwira ngo taha ndataha. Yego gacaka kandi kazi. urumva rero ko ntabwo biba byoroshye, bisaba kwihangana. akazi ko mu rugo gasaba kugakoresha nyine nk'ari amayeri. nimba nyakubahwa agiye na shobuja bagiye, niyo wagenda ukagira amasaha ugashyira mu rugo, uvuga ati izi saha ngomba kuba ndi mu kazi, ndi gukora akazi. Pascal rero reka tugushimire ku kiganiro tugiranye, kandi wakoze nawe ku kanya kawe uduhaye. nuko nyine umuntu aba agomba kugashaka kabona, kagira n'ibyo aganiriza abandi nyine bo hanze. Sawa urakoze cyane. Sawa sawa. Umunsi mwiza.